Yesu yansanze ndakabande nirirwa mu muhanda na hepfo na ruguru nari mfite nirirwaga nsyaga ibyuma na hepfo na ruguru ariko Yesu angeze harambohora urugo bararebaga bakabona mu bana bafite bakabona bakundi bavuga ngo nta rugo rubura ikigoryi bakareba bagasanga ni njye kigoryi kiri mu rugo bakabona indesho yanjye bakabona nta kintu nzimarira haleluya haleluya ariko ndagira ngo abwire Yesu hindura amateka kareba tubwiye ko Yesu yapimaga metero 180 naje gusanga twendaga kuresha haleluya ariko ndagira ngo abwire ngo Imana nabwire abantu mu rugo bararebaga bakabona ni njye uzaba ikigo ariko kuri icyo haleluya none nshima Imana ko basigaye bareba bakabona n'ishyanga ryera haleluya turirimbanaga kandi ati arahindura Yesu hindura amazina agahindura amateka agahindura ibyananiranye uwari umushumba akaba umwami haleluya nawe ufite kwiheba uvuga ati ejo bizagenda gute ukareba imbere ukabona nta kintu kirimo ukareba abantu ukabona ntacyo kwishyigikira ufite ariko nagira ngo mubwire umwami uhindura Imana ihindura amateka Imana ihindura amazina wamwemera umwakire haleluya arahindura 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 Imana ihindura arahindura amateka arahindura arahindura nawe yaguhindura Imana ihindura amateka igahindura amazina arahindura arahindura Yesu uwahinduye Zakayo nawe yaguhindura Zakayo wari utunze ukambura abakire yaramuhinduye nawe yaguhindura Imana ihindura igahindura amateka arahindura arahindura abo yagezeho muri badufatanye gushima abo yagezeho Shimira Imana ihindura komera Imana amashishimira Imana ihindura amateka komera Imana amashishimira Imana ihindura amateka